ibyo ni ibibazo birebire byinshi binakomeye ndaza kugerageza kureba uko nabigusubiza mu magambo make. Kuba abantu ari bato wenda ibyo twe twanyuzemo turi bato sibyo abandi bato b'iki gihe banyuramo, kuko abato b'iki gihe bafite igihugu, bafite abenshi ntabwo bitwa impunzi cyangwa ntabwo icyo kibazo cy'ubuhunzi ubundi cyari gikwiye kuba cyararangiye, keretse rimwe na rimwe hari abahitamo gukomeza ari impunzi kubera ko bavuga ko hari ibyo baba batemeranya nabyo cyangwa badakunda cyangwa badashaka. Icyo ni ikindi kibazo. Ntabwo twe mu gihe cyacu kuba impunzi byaturutse guhitamo kujya kubayo kubera ko hari ibyo utemeranya nabyo, ahubwo byabaye ngombwa ko abantu baba impunzi babigizwe ku ngufu. Urumva rero ko bitandukanye. Ubu ngubu abantu benshi, reka noneho nkoreshe wenda gusa kuvuga ko ibihugu n'ibihe iki gihe bitandukanye. Igihugu cy'u Rwanda ubu n'icyo gihe cyashize, n'icyo gihe cyashize n'iki gihe biratandukanye byose, ku buryo icyo gihe cyacu turi bato twe twari bamwe abenshi nako bari impunzi, abandi batari impunzi hanze bari impunzi mu gihugu. Mu gihugu bivuze ko hari n'abakibagamo ari abanyarwanda, bitwa ko ari abanyarwanda ariko badafite uburenganzira nk'abanyarwanda, nabo bakabaho nk'impunzi. Bari impunzi rero mu gihugu n'impunzi hanze. Ibyo rero kuvuga ngo nigomwe iki ntabwo numva nabisobanura neza. Abantu bose bagiye ku rugamba cyangwa bagize uruhare muri uku kwibohora, icyo bigomwe ni uko hari byinshi bindi bashobora kuba bari gukora mu buzima bwabo bashyira ahandi hatari aho bagombaga kujya. Aho bagiye icyo gihe ni ku rugamba, aho batanga ubuzima bwabo, batanga icyo bafite cyose kugira ngo bashobore kurwana urwo rugamba nyine nk'uko kwibohora byasabaga. Uwagize uruhare rero wese, nanjye ndimo muri abo ngabo, icyo twigomwe ni ukwigomwa kuvuga ngo jyewe uko ngana ntya mfite ubushobozi bumeze butya, ndifuza iki, ngiye kukiba. Twari dufite icyo gihe yahisemo ikintu cyo kuvuga ngo ibyo bindi byose nashobora kuba mbishyize iruhande, reka nkore kimwe gishobora kumpa uburenganzira bwanjye, gishobora kunsubiza igihugu cyanjye. Hariho rero abantu bareba gusa batareba ahandi. Icyo nuva ko cyaba gisobanuye ibyo abantu bigomwe muri ibyo byose. Ibindi ikibazo cyawe cyari kigari cyane, cyari kikubiyemo ibintu byinshi, ariko iyo wahisemo rero inzira nk'iyo ngiyo nanone ntabwo uyijyamo ngo nanone ukora ibyo ushaka byose. Ujyamo ugakora ibijyanye na ya nzira wafashe, inzira yo kwibohora cyangwa gufatanya n'abandi bose kugira ngo igihugu abantu bashobore kukibohora, kibe igihugu cy'abanyarwanda bose, kibe igihugu twabanamo twese, uko twaba duteye, uko twaba dusa, uko twaba dutandukanye, ariko tukita icyacu twese tugihuriyemo. Bishaka rero umurongo nanone ugomba gukurikiza, umurongo wa politiki, umurongo w'imyifatire muri iyo politiki, n'ibikorwa bigomba kugaragaza
ibyo wahisemo ku buryo n'abandi banyarwanda baba bo muri kumwe muri iyo nzira mwafashe yo guhangana n'ibibazo mukajya no ku rugamba kunabiharanira, babone ko ibyo uvuga n'ibyo ukora n'imyifatire bijyanye n'iyo nzira, kuko iyo nzira ifite imyifatire. Ntabwo wajya mu nzira nk'iyo ngiyo ngo nurangiza abantu basigare bavuga batari we ni muntu ki, bakora ni ibiki, ko bitatwubaka, ko bitadufasha, bityo. Hanyuma ibindi byo kuba perezida njya mbivuga kenshi, sinzi niba abantu babikurikira, ntabwo nigeze icya mbere byose bitangira ya nzira navugaga, ntabwo nigeze njya muri iyi nzira numva ko nzaba perezida cyangwa ko ari nabyo mparanira. Ntabwo ari byo, ntabwo byigeze biba rwose. Ndetse no mu gihe njya kuba perezida na mbere yaho gato, ntabwo ari ikintu nigeze mvuga ngo ngiye kugira kugira ngo nshobore kuba perezida. Nakoraga ibyabaga binsabwa muri uwo mwanya bijyanye, twari ku rugamba n'abandi benshi, nari mfite umwanya wanjye, ntangiramo umusanzu nk'umuntu. Ibyo byose bigenda biba uko igihe kigenda gihita, ubwabyo bikaba ari byo bishyira umuntu mu mwanya runaka cyangwa mu nshingano runaka agomba kuba afite. Ntabwo ari uko, nta hantu ubisaba, ntabwo ari akazi nk'uko usaba akazi ukandika ibaruwa ukavuga uti nize ibi, nazobereye muri ibi, nanditse ahangaha ibaruwa ngo bampe akazi. Nta kazi nasabye yewe, ko kuba perezida. Ntabwo rero uko byaba kose rero, iyo wabibaye nanone uko waba warabaye perezida kose, iyo umaze kuba perezida nanone birajya muri ya nzira ndende twavugaga y'ibitekerezo n'ibikorwa n'imyifatire bijyana ganisha muri ya nzira yo kwibohora ya politiki n'ibindi. Wabaye perezida muri ubwo buryo, ubwo hari icyo bigusaba ku buryo bw'imyifatire. Abo uyobora bagomba kukubonamo, niba ari uwarenganijwe akaba yabonamo ko yarenganurwa cyangwa atarengana uhari. Niba ari igihugu muri rusange, uko abanyarwanda ari umutekano, ari imibereho, uko bakwiye kubaho, ari ibijyanye n'ubukungu, ari iterambere. Ibi byose akenshi bigaruka ku muntu witwa umuyobozi muri uyu mwanya ari we perezida. Bivuga ngo ndetse n'uwabuze waburaye akabaza ati ariko perezida yari ari hehe, kuki naburaye? Iyo ni inshingano ya perezida. Ugomba kumenya ko ukora ibishoboka byose kugira ngo ho kugira uburara cyangwa aho kugira uhutara. Nubwo biba ariko biba hari iyo nshingano wumva ufite, ugomba kubahiriza, ugomba guhora uharanira kugira ngo muri rusange ushyize hamwe haboneke inzira ko igaragara ko abantu bagenda bava mu bukene, abantu bagenda barushaho kuba neza, abantu bagenda batera imbere mu mutekano, abantu batoya bakura nabo bafata inshingano yabo, ariko na bya bindi bibageraho. Ndetse muri abo batoya hakazavamo nyine n'abandi bayobozi. Ntabwo
abayobozi bivuze kuba perezida, abantu benshi ku nzego zitandukanye, iyo uri umuyobozi ufite iyo nshingano bihera kuri perezida bikamanuka bikagera kuri urwo rwego bikagera ku muntu ubwe ku giti cye, umusanzu ashobora gutanga kugira ngo ibi byose biboneke. Abatoya rero ubu ngubu ni byiza ko babyumva ko buri wese nawe afite uruhare, ndetse nawe ashobora kuba perezida igihe kindi. Ni uko kuba perezida bitaba buri mwaka cyangwa buri myaka ibiri cyangwa buri kwezi, ubundi byari kugera ku bantu benshi, ariko imiterere yabyo ntabwo ari twe twatumye bitera gutyo, niko bimeze. Ariko bakumva ko niyo ataba perezida ashobora kuba ikindi kintu, ariko niba ubaye minisitiri, niba ubaye guverineri, niba ubaye meya, niba ubaye umwarimu mu ishuri, niba ubaye umukuru w'ivuriro, niba aho waba uri umupolisi uyobora abapolisi, uri umusirikare uyobora abasirikare, aho hose haba hari inshingano igera kuri urwo rwego ifite icyo isaba uwo muntu. Ibyo abantu basabwa, uburemere bwabyo bugenda butandukana. Ibisabwa kuri perezida birumvikana ko ari byo biremereye cyane, ariko kumanuka n'ibindi biraremereye, ariko wenda bigenda bitandukanya buryo. Ariko byose bishoboka ari uko izo nzego zuzuzanya, abantu bose buri wese akora aganisha muri ya nzira ikwiriye kuba iganwamo. Ibibazo byinshi wambajije ni ibyo navuga mu bisubizo byabyo.